uyu ni umwe mu basitari dufite muri iki gihugu cyangwa se umaze no kumenyekana mu bitangazamakuru byinshi bigize u Rwanda ndetse no hanze yabyo, kuko yamenyekanye cyane ubwo yahuraga n'umuzungu cyangwa se ubwo umuntu wo hanze yavugaga ati, hanze y'igihugu, ubwo yavugaga ati njye nkeneye kureba uriya mukobwa, ndetse akanamutera n'inkunga kugira ngo indirimbo ye ikorwe neza. Yitwa Mukeshimana Gloriose. Mukeshimana Gloriose rero uzwi ku izina rya Gogo, akaba afite YouTube channel yitwa Gogo Gloriose cyangwa se Gloriose Official. Muze gukanda kuri YouTube muhita mumubona. Uyu Gloriose akaba ari umwe mu basitari kandi wihaye Imana pe, umukobwa wihaye Imana w'imyaka 36, nubwo wenda ukuntu areshya utamukekera ko afite iyo myaka, ariko we arabyemerera ko afite imyaka 36. Kandi uyu mwana w'umukobwa akaba akiri umukobwa, atari yaba umudamu cyangwa se atari yaba umugore, ntabwo arabamariye. Ariko uyu mukobwa akaba ari umuntu wabayeho mu buzima bukomeye cyane. Wavuga uti rero yamenyekanye ubwo yaririmbaga indirimbo yitwa ngo Every Day I Need Blood of Jesus. Ubundi iyi cyatumye iyo ndirimbo imenyekana cyane ni uko abantu bazi icyongereza murabizi, ayo maraso ya Yesu bavuga ngo blood of Jesus. Rero yavuze blood of Jesus bigaragara ko nyine icyongereza ari gike, ariko mu by'ukuri icyo yashakaga kumvikanisha cyarumvikanye. Mukeshimana Gloriose rero cyangwa se Gogo Gloriose akaba ari umwe mu bantu bakunzwe cyane ndetse n'ibitangazamakuru byinshi, kuko usanga anyura ku bitangazamakuru bitandukanye, aho usanga uyu munsi cana imwe yamutumiye, indi ikamutumira, kandi cana zikomeye cyane kuri YouTube cyangwa se mu bitangazamakuru bikomeye. Uyu Gogo rero ubwo yaririmbaga iyo ndirimbo yitwa ngo Every Day I Need Blood of Jesus cyangwa se I Need Blood of Jesus, bitewe n'uburyo yayiririmbye n'uburyo yimereye, byatumye abantu benshi bamukunda. Noneho byongeyeho yuko yatanze ubuhamya bwinshi. Mukeshimana abona ko ari umuntu wabayeho mu buzima bugoye cyane, kuko hari nk'aho rwose usanga avuga ati nabayeho mu buzima bugoye, mba mu ngo z'abandi cyane, nkabaho kugira ngo ndye bikangora, kugira ngo mbeho bikangora, ariko ni ukuri akaba yizeye Kristo, akavuga ati njyewe n'ubundi nizeye Yesu Kristo. Hari n'aho ugeraho ukumva ngo bavuga ko atazi guteka, bitewe n'uko ngo bamutukaga bakamubwira ko ngo arya ngo birya ngo utabona ngo amaboko ngo ahinga, cyangwa se amaboko yamuhingira bitewe n'ibiryo ngo barya, bitewe n'uburyo bamucyuriraga uko yavutse cyangwa uko ameze, bituma Gogo avuga ati rero aho kugira ngo bantuke cyangwa bange kubirya, nzajya mbireka kubirya. Mu magambo ye igitangazamakuru kimwe niho yabivugiye rwose, avuga ati reka ntabwo nakwegera inkono ngo nteke, abantu ugomba kubareka bakitekera bakisanzura. Urumva ko ni umuntu wahuye n'ubuzima bukomeye. Hari n'ubwo bamubajije bati se wumva ushaka umugabo? wumva ari umuntu ufite complexe, iyo twakwita complexe d'infériorité, ariko ubu ngubu amaze kwigirira icyizere, kuko usanga avuga ati njyewe rwose mbonye uwo duhuza, uwo dukundana twabana. Mu magambo ye asigaye avuga ati mbonye uwo duhuza tugakundana, ariko unkunda by'ukuri. Akongeraho ako kantu ati mbonye umuntu unkunda by'ukuri namushaka tukabana tukibanira. Ubwo rero Gloriose muramubona ko n'ukuri amaze guhindura ubuzima. Ubona ku mafoto yanyu ukuntu amaze kuba umuntu mwiza, umuntu icyo twakwita nk'icyuki. Mu magambo y'iyi minsi bavuga ngo ni icyuki. Ukuntu yari ameze mbere n'uko asigaye ameze biratandukanye. Izi make-up murabizi zirahenze, iziteza biba bisaba $50,000 ndakeka, bitewe na salo yariyo, ariko zirahenze cyane. Buriya bino bintu by'ubwiza birahenda,
ntabwo ari ibintu byo gupfa kwisukirwa uko umuntu abonye. Ubwo rero Gogo murabona ko bamujyanye muri salo bakamumakiya neza bakamusiga neza afite akana gatoya. Buriya abantu benshi bazi ibi birungo bavuga ko ibi birungo bihisha imyaka cyane cyane y'abadamu, abarije kuba wenda mbivuze gutyo, ariko abadamu benshi usanga babyisiga bagahisha imyaka. Nk'umuntu ufite nk'imyaka 60 iyo yisize bino birungo ashobora kugira ngo afite nk'imyaka 35 bitewe n'uko wenda imyaka ntiwahisha mu jisho, ariko isura nyine iminkanyari ibintu byose biri ku ruhu bibaho, umwana agasigara afite uruhu nyine rwitwa baby face. Ubwo rero nawe murabona ko yagize baby face nk'iy'umwana w'imyaka 15 kandi afite imyaka 36. Numva ko nyine nawe yatangiye kuba umusitari wemewe, umusitari ufite agaciro. Gusa abantu benshi nk'uko bakomeje babyandika muri komenti bavuze ati Gogo waje ukijijwe, waje uri muzima, none abantu bagiye kuguhindura ikirara, bagiye kuguhindura umuntu w'imbeho. Hari n'uwanditse aravuga ati Gogo wowe umaze kuba ikirangi. Hari n'undi wanditse muri komenti aravuga ati rwose Gogo umukobwa wacu utera imbere. Mbese usanga abantu batabivugaho kimwe muri komenti, ariko Gogo we ikintu akurikiye ni ukwamamaza Kristo, kuko abantu benshi bamenye Kristo kubera Gogo, kuko nimba yaravuze ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Kristo, every day I need blood of Jesus, buri munsi nkeneye amaraso ya Kristo, buri munsi nkeneye amaraso ya Kristo kubera ko ari meza, bivuze ngo amaraso ya Kristo. Hari abantu bamenye ko ari meza batavuga ikinyarwanda kubera Gogo. Abantu benshi abirabura, abazungu, abantu bo mu bihugu byo hanze y'u Rwanda bamenye ko amaraso ya Kristo ari meza, ari biturutse kuri Gogo. Gogo rero akaba ari umwe rwose mu bantu batijena, akaba ari umwe mu bantu bigaragaza uko bari kandi batishyira hejuru. Ari ibintu byiza cyane ndetse bishimishije kuri Gogo. Twavuga ko ari ibintu rwose bikeneye umunezero mwinshi cyane. Uyu Gogo rero ikindi kintu twamuvuga kuri Gogo ni uko abantu b'abanyamahanga bifuje kumufasha akazamuka, bifuje kumuzamurira impano cyane kubera ko bamubonanye impano ndetse n'ubwitonzi. Hakaba hari abantu bo hanze biyemeje kumufasha bakamuteza imbere ndetse bakamuhindurira ubuzima, tuvuge nko kuzamura indirimbo, ibihangano byiwe bakabisohora hanze ndetse bakanabyamamaza hanze. Iyo ni inkunga ikomeye rero abantu bakomeza kumutera. Gusa wenda indi nkunga twamutera Gogo twavuga ati tumusengere kandi tumushakire nyine n'umugabo waba afite iyerekwa ritambutse kwa Gogo rwose, kuko Gogo avuga ko nyuma y'ibyo byose akeneye n'uwo babana, bakabana n'umugabo n'umugore. Ubwo rero Imana twavuga tuti Imana ishobora byose, nta kintu kidashobora. Kandi ubuzima Gogo yabayemo bugoye, nubwo abantu benshi usanga bandika bamuvugira ati ku wundi Gogo wowe ubona uzabona umugabo, ariko buriya wa mugani Gogo hari ikintu avuga, aravuga ati nta nkweto iburiyayo. uko Gogo avuga wumva ko yifitiye confidence, wumva ko yifitiye icyizere, kandi rwose Gogo ni mwiza, afite n'umutima mwiza, usanga ari ibintu. Niyo nkuru rero nabateguriye kubabwira ko nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu Imana itageza n'umuntu, kandi mukomeze kugubwa neza. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Ndabakunda cyane.